ariko hari agastatement nifuza gukora gatoya ku bigendanye na bagenzi bacu kuko biri mu byagarutsweho cyane hirya no hino. So nabo burya tuba turi aba star access sibyo tuba tuzwi n'abantu benshi abantu baba dukunda bere ko isetsa shati twanze twikina ariko ibe urabishidikanyaho numva ruvuyanga atari guca ku ruhande abantu rero baba bakeneye no kumenya amakuru yacu hakavaho ibihuha speculation ikintu cya mbere ni amakuru. Undi ngaruko ni Lorenzo Christian twebwe nk'urubuga rw'imikino yamaze kudusezera atumenyesha ko yahinduye akazi. Ni ibintu tudafite muri controle kandi ni ibintu bisanzwe bibaho umukozi kuba yahindura akazi. Izi mikoro hari abazinyuzeho natwe tuzinyuraho tuzazivaho. Guhindura akazi rero ni ibisanzwe. Urumva nta kintu kirimo kindi umuntu yavuga sibyo se birasobanutse. Guhindura akazi ni ikintu gisanzwe cyane. Guhindura umukoresha ni ibintu bisanzwe n'akazi natwe tuzagahindura igihe nikigera cyacu. Rigani Rugaju guhera kuwa kane mu masaha ya mu gitondo nibwo hagiye amakuru hanze yuko yafashwe cyangwa se arimo gukurikiranwaho arimo kujyanwa n'inzego za gisirikare akaba akekwaho amakosa yaba yarakozwe mu mwaka ushize mu bijyanye n'amafaranga ku ikipe y'ingabo. Icyo ngicyo agihuriyeho n'abandi benshi arakekwaho akaba arimo rero kugenda abibazwa n'izo nzego za gisirikare. Ubwo icyo navuga kuri iyi ngingo ni ugutegereza ubutabera bwa gisirikare icyo buzafata nk'umwanzuro. Icyaha nikimuhama azahanwa, icyaha nikitamuhama azagirwa umwere. Biba ari bibiri mu butabera sibyo se biba ari ibintu bibiri. Eyiza icyaha kiraguhama uhanwe, ikindi cyaha nikiguhama ugirwa umwe. Ibyo nabyo nta bubasha tubifiteho, tuzategereza ubutabera bwa gisirikare. Kwizigira muzamara iminsi mutamwumva. Iminsi sinyivuze kubera yuko ntabwo ndi muganga wenda ngo nzamenye igihe azagarukira kuko yakoze accident. Aguvunika akagongo mbari cyo bita cheville. Ubwo niko kagongo mbari muri cheville akagomba mbari so yavunitse akagongo mbari ndetse akagomba mbari urakoze cyane. Cyo bita ankle injury just cheville mu gifaransa. Yavunitse cheville ari mu bitaro bya gisirikare Kanombe niho arwariye. Ubwo uzabishobora azamusure ufite nimero ye amubwira ati pole bamukore na operation cyangwa se baramubaza. So ubwo no kurindira akazakira ahagaruka mu kazi nicyo tumwifuriza. Abantu banamusengere bajye bamuragiza Imana mu isengesho bavuga ati akire vuba ko burya imvune ni ikintu gishobora gufata iminsi kitarakira. Ugomba no gusenga kugira ngo nyine atazamo izindi mvune kuko umuntu bashaka kumubaga wenda bigende neza bakaba bakongera kumubaga. Yego tumwifurize gukira vuba rero Kwizigira uwo ni umwe. Nta kindi kintu ndi burenze kuri ibyo ngibyo mvuze nta no kubisesengura birasobanutse nkuko nifuzaga kubitangaho nk'amakuru uko nabakozi bagenzi bacu yaba Lorenzo twarakoranye kandi dukorana neza, yaba nawe mu bantu mvuze turacyakorana kandi tuzakomeza gukorana neza. So izo zari zandani rero nifuzaga guhereza abanyarwanda batwumva kandi badukunda. Cyo na rero se mvuga ko zandani ufite ari nyinshi. Hano kwitege. Dukomeze rero n'izindi. Uyu mukecuru